nari nambaye gutya hejuru nambaye ipantaro gusa ihindurije mbona ni pandagari urutozi rwandumye mu gutwi rwa mbere rurashesera imbere ruratwenga numva kwibya rwagezeho nimva wifungura aho ngaho abantu bazi n'ibintu byankomereye wifungura natumbitsemo nk'umusazi ni ukuvuga cyagiye muri kugurutsa ibinyoni by'abunzu kugira ngo bivemutse umwana arabimenya ibihe binyoni sundi ibinyoni nyine nazo ikaze ku bakunzi bacu ba Hot Time TV tukaba turi kumwe na Big Boss muramubona namwe mumenyereye ahantu henshi arazwi kabisa baramuzi nkaba ndi kumwe n'umukobwa wanjye nawe yankurikiye kugira ngo duhure na Big Boss bimeze biti umukobwa ni wawe se ntabibona se ndiye mbyara ivuta ni imfura y'u Rwanda cyane sawa birananshimishije ko uri kumwe n'umwana wawe w'umukobwa gahunda ni iyihe sasa gahunda rero ka gakuru wambwiye umfitiye wampamagaye turi kumwe twenyine mbona sinamusiga kandi iriya nkuru sinayigotwa ahubwo nawe ni ukuvuga burya inkuru ziba zitandukanye hari inkuru yo mu buzima busanzwe inkuru gukora ku mutima ku buryo ki ugomba kuyisangiza n'undi muntu wese aba ateye ku mugenzi wanjye kubera ibintu byamubayeho wenda yaba umeze nka Big Boss simbizi ko ingero ziba zitandukanye ariko iyo nkuru yanteye amatsiko Big Boss yanteye amatsiko ukuntu wayimbwiye n'ukuntu nzi udukoryo ugira ndayikwemerera nayumvisha ahantu ndavuga ati Big Boss wazamwibariza nkumva koko kari byo aho kugira ngo ntoragura amazimwe sinabyibariza nyirabyo niyo mpamvu nanjye wabinyemereye ndaza nabikwemereye uraza kugira ngo tuganire kuri iyo nkuru nakuvuga burya ibintu Adamu yaremye ni ibintu bifite uko bireba kandi bitagira amaso urugero buriya bireba bitagira amaso buriya hari n'ijisho riri kukureba rivuye he hari n'ijisho ritaba aho amaso atuye ariko rireba cyane kandi rikagira ubushake cyane kurusha ukuntu rikundera ariko Big Boss ubanza unyemera ndakwemera ujya ubimbwira se umusa ni ukuvuga ngo burya umwamikazi ni nka Miss ni nko bavuga ngo Miss w'iki gihe burya umwamikazi abarenze abantu bose muri abaratuye bose muri yose inkuru yanjye ni ndende cyane ku bintu byambayeho cyane ku bagabo bagenzi banjye bikundira nyine nawe urabyumva amajipo nanga se abantu niba harimo iby'amajipo reka bebe nshaka umuntu mba muhaye aba mumfatiye kabisa none se n'urugero njye kubaza kutari umwana iyo mugiye kugurutsa ibinyoni urumva iyo mugiye kugurutsa ibinyoni umwana uri kwibere muramwirukana ahubwo uko mbyumva iyo nkuru ushobora kuba ijyanye no kugurutsa uri kunindira amatsiko ni menshi njye ndakubajije yama kugurutsa ibinyoni ufite umwana ungana imyaka ingahe numubonye se afite imyaka 3 none se arara wenyine ariko ngo barara muri Berisoni oya umwana w'imyaka 3 ntago aba kirarana n'ababyeyi barara muke muri Berso none se yazamenya ubwenge ate ushaka kazamenya nibwo yaba ari umwana muto kumenya biri kuguruka amenyaga biri kuva Big Boss ko wanjye ntari nabimutoza kakiri muto bo barabigutoje iwanyu nakura zabyibwira wese twe hari wese barabigutoje bigeza gutoza kugurutsa ikinyoni ambwira umuntu ambwira niba ari mama wa nanga papa wawe yagutoje kugurutsa ikinyoni oya narakuze ndabyibwira kuko nicyo gihe nari ngezemo icyo nyine rero ni ukuvuga cyagiye muri kugurutsa ibinyoni by'abunzu kugira ngo bivemutse umwana arabimenya ibihe binyoni sundi ibinyoni nyine nazo
yambwira umusa uri kuncisha hirya no hino ahubwo ndabona uri kujya unyima amakuru. ntabwo ni kuguha amakuru ni ukuvuga ngo njyewe nigeze kubengukwa umuntu apana ibya pirate ariko napara bo ngo sinjyamye njye ni inkuru yanjye Big Boss ya nyayo yakubayeho ariko njye kubabwira agace gato cyane nko kuri 50% ku bintu uko byangendekeye. nta kibazo naragiye ni ukuvuga ngo naragiye mbona umugore ateye neza ateye nk'igisabo ndamubengukwa arambwira ati iwanjye hari inyoni zanze kuva mu gisenge ati iwanjye hari inyoni zanze kuva mu gisenge nkeneye ko wazaza ukazengurukiriza zaritsemo zari zararitse zaranze kuvamo ni kwa ngo naragiye nyine inyoni zo mu gisenge ngezeyo tazigurutsa wazigurukije ute rero hamaze kuguruka inyoni nkeya ariko ntabwo zari zose ngeze magati ni kubita kwenda nyako nyine wazigurukije ute nyine tubwire muri make ukuntu byagenze ntabwo nakura uracyari umwana se none aragurukije inyoni mu kinyarwanda kitomoye ariko hari umuntu utamenya kugurutsa inyoni ari ibiki wenda wamusobanurira zararitse mu cyumba cye njya kuzigurutsa noneho mugende kuzigurutsa umuntu nyine urubavu rwanjye rwa kabiri rurabimenya urwo rwari urwa mbere se ntabwo rwari urwanjye nubwo wari ugiye kwiyeranja wabimenye Yesu ati wabimenye ubundi Yesu ntabwo ajya abaza kabiri iyo uvuze igisubizo kuko wakimenya si wane ngo nzagukosora iyo uvuze ikitari cyo kubwa ko utakimenya ahubwo ati ntabwo ari cyo wakimenya akagukosorera kuri tere ariko kuki abantu badakosora abantu kuri tere Yesu ati wabimenye ndabyumva ni ukuvuga rero mu bintu byose byaba binabaho nagurukije icyo bita inyoni ndahantu nyine mu cyumba nawe urabyumva ndabyumva kabisa none ngiye kubona numva ku rugi ngo do ndavuga nti ese ufite umugabo ugurutsa bino binyoni atari ko nawe nise baje kutuvangira muri iyi konseri turimo mwari mwateranye mwari mu gihe muri konseri atari kuri podium noneho iyi ni bwoko ki ndagenda nkura karido ndebye hanze ubona nawe ibyo nabonye ntabwo napfa kubyumva kuko ntari impara ahubwo wabimbwira noneho byitekereze basumbwire ngo nse nabonye iki ese Big Boss yabonye iki boko ntere ko nari umwadeperi ngo nerekwe erekwa noneho adeperi se umuntu erekwa noneho nyereka ahubwo kugira ngo nereke none se abadeperi niba Imana yaremye ansubiza nuko nzi ko ariho bakunda kwerekwa kurusha abandi adeperi risenga Imana kuruta abandi ntabwo mbizi nayikuyeho akarido mbona ni umuntu nambitse nahaye urukundo rwanjye nahaye ubusitani bwo muri Israel ubona n'uwo wambitse impeta ugezeho dukubitana amaso mbese ni ikibazo cya gitutandukanyije ubwo wabyifashe mu bute ese tubisa akarido nawe ajya harakitakuma nanjye njya mu nzu nditakuma abatangiye kuzikwakiriza ninde wabwiye umugore wanjye ko ndahangaha ni umugore wawe ati turafashwe byabaye ngombwa ko mpita nshaho nambaye ipantaro nyihindurije wambaye ipantaro yihindurije ese nambaye ipantaro ntabwo wareba ko idahindura nsohora
tugera hanze. Tugeze hanze namwe nasaze bigunguru byinshi byaho hanze. Umva mbabarira nyubikaye ingunguru. Ubwo yamaze kwakora abaturage benshi baje bareba umugore umusenyera urugo. Bankubitaho ingunguru. Ingunguru igeze hano mu maboko yanga kumanuka. Nawe ati wabarire ingunguru nakwanze kumanuka ukayinkura. Ingunguru ayinkuraho. Ariko nange ndamufashe yanze kuvamo. Hari ibintu bimeze nk'ibigerye ni inkuru ya nyayo. Apana kuvuga ngo ni ibintu bibihimbano. Iyi ni inkuru ya nyayo. Ariko nyivuze umunsi wose wakira. Byabaye ngombwa ko njyewe bandundaho iki bya bishyimbo babyita ibishogoshogo. Babishyizeho harajemo n'intozi. None se ntago zakuri ceceka urabivuga urabizi. Ibya urarize. Oya wavugisha ukuri ibya urayibye. Habamo burya n'ibinyabwoya n'ibinyenzi byose. Uravuga urabizi. Urutozi rwandumye mu gutwi rwa mbere rurashesera imbere uratwenga. Numva kwibya gwagezeho numva wifungura aho ngaho abantu bazi n'ibintu byankomereye. Wifungura natumbutse nk'umusazi. Nk'umusazi. Ndabona rero hano ho menya hari ibiruti biri kukomaga ku rugi. Njye kuri urupangu nigendera. Nageze hejuru y'igipangu. Yaramfashije ateka ingunguru nyuriraho umva yamubwiye inkuru. Usubwiye ngunguru ntago yapondekaye. Oya ingunguru yubitse. Nuvuga ngo inkuru ndikubwira ni ya nyayo. Nageze hejuru y'igipangu. Kwa kundu ngeze hejuru y'igipangu yumva kiradigadis kiba kimeze nkaho ishambure rimeze. Nuba kigiye kirangarure. Sema ko urupangu. Kuvuga igipangu kirushaga ibiro. Kunsumba kirushije ibiro. Ko urupangu rujye kunkubita inyuma. Nsubira inyuma baramfata. Akangwemo imbere. Naramanutse ngwamo. Ugwa mu gipangu uvuyemo cyangwa ugwa mu kindi? Naguye mu kindi. Igipangu naguyemo. Naguye mu karo kameze akajije kagacaca. Shahari mimbwa. Zikaze izinga zikaze. Byabaye ngombwa ko njyewe zambwa zigido naragurutse nurira agati k'ipera kari karimo kagati k'ipera nkuriye uburyo bw'ako ngo wa kuzamuka hejuru byabibwa ndongo muko ngewe ndenga kagapera ngeze hagati numva kagapera ngo yewe data nakubita hasi nagize mu mutaka nuko akagati karavunitse nakarushije ibiro no hagati ngo konya karamanuka urumva kikubita hasi none kubera n'ibiro byanje namanukiye mu mucanga hano hasa nk'ahari amazi no mu tuntu tw'utuzi ngo zambwa zifunga imirizo narakongera kumanyarutse urumva icyo giti cyahanutse cyaragutaba cyanabaye izo mbwa zabaye imbwebwe urumva ikintu cyose kiba gifite impamvu akagongo nubesha akagongo ariko ku rupangu umugore ubwo yamaze kuhafungura abantu bari ati numurebe none arihe ari umuntu muri kubona muno mwamuhoteye se Big Bob pardon gatubu ntago ushyushye ndashyushye ariko nani mpamvu aso wakuyemo ntago nshyushye ni ukuvuga ngo naragiye nase ngo boro bapfunguye urupangu byabaye ngombwa ko ninjira muri kaburimbo mu gutega muri kaburimbo njye kubona mbona imodoka ziri kwiruka hari nka saa 5 z'ijoro
njye kubona mbona ni pandagare yeba ni ukuvuga ngo wateze uzi ko uteze imodoka ubona ni pandagare nambaye ubusa hejuru ipantaro ihindurije nambaye gutya hejuru nambaye ipantaro gusa ihindurije mbona ni pandagare ibyakurikiyeho nzakubwira undi munsi seto big boss ariko mbega inkuru murabyumva rwose abakurikiranye Hot Time TV umusaza Big Boss arankwepye ariko nzagaruka mbwire yahuye n'amagorwa akomeye mwayumvise cyane ko ari amagorwa akomeye ariko bibaho burazankomereza arangiza inkuru nanjye uko azayimbwira nzajya ngenda nyibagezaho murakoze Imana ibarinde